ntabwo biruka no gukina ahubwo rero gakina n'agasengisha kwirera umupira kuko bisa kumwe byiriya amavura akina n'u Rwanda ye baba arakina n'u Rwanda ntabwo uzi ko mbere mu kagera akina na Eteserisha ariko niyo mu Rwanda ariyo mu Rwanda nini bagiye kukubwira wa muntu bramutse bino bintu hari chano yitwa Ubura Films muri minsi gukora filime zitwika gusa nkorera dukora akazi sha dukora akazi baba uteka bigaci nini byose iyo mikino niyo mwajemo cyangwa ngende mbwire anti genda umubwira umwana wabanyafana anyarafana anyagituma anyagarikeri mbona ndawe ni ese shawe waje kutugendera ndaka uri mabuja tubimenye wanasanga rakana mabuja yigaliye nikatoza naye genda ariko mwana ari nabantu kayi no kunguko Shite cyakoze gihanga mabuja nagoje biri kumerera ijombo mabuja rero nzeyo mabuja muri mo murakora mabuja rwose no kuri twemara mabuja no kuri twemara mabuja rwose nzeyo niba ni bucerne bitajye wana twirukana tugatara ko dukorera ibintu rukundebera mabuja uregera twana kudi ugeze kurwana nanjye none oya mabuja ntago baje kwibatiza kandi nako kabikoze mufate ibyanyu mugenda kujya mu cyumba mabuja ande gutwumvikane se mufate ibyanyu mugende ibyo mugeze amasaha yaba amasaha nabiri nabo kabura ntago tuzabyongera kandi watuno mwana bayiza akazi bafite amagambo menshi ntago tuzongera mabuja n'ubwa mbere dukoze kose ntarindi kuza tuzongera kugwamo none umwana wanjye ari kuzabwira mukabuca kumubwira nabi twatuze kwari mabuja mutoya data nawe tubabarire sibyo no kuri kemana tubabarire sibyo ntabwo tubyishimiye n'ukuri sibyo hano mwaje gukora ntabwo mwaje kuganira niba mudakeneye gukora umusubire mu muhanda ntabwo turasubirayo mabuja bose tubabarira mabuja tubabarire niyo mwaje gukora nimukore mutegereze guhembwa ibintu byo kwirwa mu magambo mwaza mukarambura umwana nabi nasoni bose mabuja rwose tubabarira mabuja ntabwo uyatahangana mwe ntiwakabemo yego mabuja tubabarira ntabwo tuzongera mabuja mutoya no kuri kemana ntabwo tuzongera mabuja mutoya aratubabariye nitwongera muzaduhanisha ibyo mushaka none mutuzarya amaso mudukubitisha n'indi muje murafata inzu muhita unyafaguze muhita unyafaguze ariko ntabwo tuzongera umenye ko imbwa yari utumye muri hano kimwe mwamuzanye mujya ku ishuri ubu murabikora tumuguriraga na biscuit twabonye uduceri amafaranga ura biscuit hari igihe ukuntu umuntu agenda akanuye ijisho mu muhanda urabona umwuzukuru kumwakira bikumereye bitera ariko mwana wa ni njyewe wananirwa kwakira umwuzukuru n'igihe nari narabishakiye kugera nibura icyana cyanjye kije iyo imahanga cyaje gukora ibifundi cyaje gukora ikirere cyaje muri za dogiteri ko ntabizi ko namwigishije mutangiye ibimasa byanje n'imirima yanje ko umwuzukuru nari nshaka nananirwa kumwakira ahubwo mu kanya gatoya nawe wikoze hariya mama mutumizijeho wa musore agiye kumureba ngo mutegereje araje hako mbonye ko umuntu ari mugari urabona igihe cyose gishize umwana arinze angana gutya yaraduhishe ko afite umwana hanze erega nari nzabibabwira namwe nese wari uzabitubwira ashaje nawe ko ndi kubona amaze gukura umwuzukuru wanje akagira imyaka ingana gutya utaramutwe umuntu ni mugari koko kubona yagira imyaka igera mu ufite imyaka ingahe mwuzukuru wa imyaka 11 utaratwereka umwuzukuru kandi mpora mbikuguhata ariko akaga ni kabi koko kagira indoshi ibi byarambangamiye cyane ariko muhungu warakoze ariko ndaguhanira yuko utabinyeretse ariko umwuzukuru wanjye byo namwemereye ahoko mukecuru yagiye he kuki atari yaza aracahirira inka iriya nagukamiraga rwose pe nyihaye umwuzukuru kuko naniwe hira biri gukamirwa nayimuha nabivuze ntiriga ako genda umwakire kuko ndi kubona inzara itangiye kubagera hakomeye rwose nta n'ikijumba kiri mu nkono twaganiriye nibagirwa kubakira nubura n'igikoma uza n'ikijumba ntabwo byose wabibura ariko njyewe sinywa igikoma urabizi urabona ukuntu ntunguje izi gahunda ariko ntekereza ko ari igihe cyiza cyo kubereka umwana ni igihe cyiza cyo kwereka umwana ngo ababyeyi bawe ariko twari tugomba kubanza twanabiganiraho
Oya ariko kuba nazanye umwana nta kibazo kirimo ntabwo bivuze ko ubukwe buzapfa tuzanagushyigikira ariko byibuze umwana abaza umuryango hari icyo bitwaye ya biragitwaye kuba wabikoze tutabyumvikanye kandi ejo bundi twari twumvikanye ko gahunda zose zigendanye n'umwana twazumvikanyeho byakemutse ariko ntiwigeze ariko njye byishimo mfite kuba mbonye muramukazi wanjye nkaba mbonye muzehe umwana abonye umuryango noneho utekereza ubaye uwubatse urugo ntimugituye nko mu Rwanda ngize nk'ikibazo ako kanya nkapfa umwana wanjye yabahate wazava imahanga ijisho mu muhanda mabuja akabonye nka senkani ujya mu muhanda ugiye kwasabye akazuza kunkora mu muhanda ugiye kumara iyo tugiye guhaha no guhaha ufite imiti itari myiza ata mabuja ariko ntabwo ari twese nkuye ejo muri cagiye ubuzima mutuma guha yahise agaruka aravanga amafaranga givanze da amafaranga givangaga ngo gamwe ngo yayoberwa atandukanye niba nabwo umunyu ngo kandi niba nagisabo amafaranga ari bangwa gicucu agihora wera umukina mu mafaranga hari ikintu raza gisaba cyapfuye namuzi byo ugabanya amagambo kandi twigendere mabuja ni ikigoma akari nagasunduguru ni nagasunduru mabuja bafata ibyawe bacuruganye cyasura muri dalgo rose twasubira kuryama mu muhanda sinakundi nye tugakora Revuba mwaka revuba agaruka noneho noneho yatatwirenda bivangure wazava imahanga ukamugeraho ryari ariko icyiza nyirasenge arahari ariko se kuri guteganya gupfa nabyo birashoboka rega mu byo duteganya nabyo biba bigomba kuzamo ntabwo igihe kiragera rero gusa nanjye nakundi nabigenza ko umwana yageze mu rugo kandi ni umwana wanjye ndamwemera icyo ngewe narebagaho kano kanya ni uko twumvikanye ko utamuzana ubukwe bwanjye budahita bupfa ariko ubwo wamuzanye nta kibazo kandi yageze mu muryango nashaka naguma ahangaha gusa icyo nabasaba mwese mwe muri hano yaba papa yaba mushiki wanjye yaba nawe icyo nababwira ni uko mwambikira ibanga rwose ariko papa ko uze ubukwe bwawe wenda ko wose ufite mama gusa mfite mama wawe gusa mukobwa wanjye ntugire ikibazo rwose narakubwiye ngo umwana amaze gukura ubwo ibyo nabyo biguhaye isomo ko ugomba gufata umwanya wo kuganiriza umwana bari kumata ibibazo nk'ibi ngibi ariko ni ngombwa nakubwiye ko umwana amaze gukura umwana yiga mu wa gatatu ariko mwitera n'amagambo mwabana banje mwembi ko muri abana banje mwabuze iki ahubwo mumanze musome kuko ibyo ari byo byose byakemutse ahubwo mwuzukuru uzaje urashobora wamaze gusoma ku gakoma ngo unkuremo ibi bibote ko bimaze kuntwika ndebe ko uzaje urabishobora ibi bote bimaze kuntwika gerageza ndebe yuko nari nangukeneye cyane nkuramo bino bibote ndebe yuko ikirenge cyaruhuka kuko maze iminsi nararagize ibisebe rwose byari byaranyishe kubera kubura umuntu n'amasogisi uzaje urayafura mwana wa ndi kubona umaze guca akenge urakoze igikoma ntigishiramo umwongera ikindi umwana wanje ahage umuhungu wanje yari yaramupfukiranye ntiyagira icyo amumarira none amaze gukura rwose byose ndabikwemereye mukobwa wa dore ziranka uzaja ari woho ndashaka umushumba aje aragukamera rwose winywere ubwo nyine nakundi byagenda ubonye ugukurikira muri make namwakiriye ariko nizere ko utari bumusubize ntabwo nabasha kuba njyewe umwana tutari kumwe uzageza kumusura oya aramusiga kugira ngo na nyirakuru naza yego wenda by'iminsi mike kubera yuko yiga kuri kiriya kigo kitwegereye kandi ni prive guhita muhindura rero biragoye ariko urabona uyu munsi ni kuwa gatanu mwazamuzize neza amakuru section ariko nawe uri nko mahantu mutese uburyoshye bumeze neza cyane bisanzwe ari ubona ko nta bintu birenze birimo andi makuru se meze neza ibintu ndabona ari sawa rwose urakeye ahantu hose urakoze cyane nawe ndishimye ntabwo rero nongeye kuguha karibu kuko ubushize icyagiye nari naguhaye karibu nanone ukaza tukaganira twaganiriye byinshi ubwo nongeye kugutumizaho nkabona uraje ni amahoro nta kibazo ndabona wongeye kwitabira nyine ubutumire bwanjye murakoze kuduha ikaze biranshimishije cyane ku mutima ndumva nkeye ndabona ibintu ari sawa
none se ushize nari nakubajije nyine ku bijyanye n'urukundo kugira ngo nyine ngewe dukomeze urukundo rwacu kandi rugira aho ruva rugira n'aho rugana ushora imizi kabisa ku buryo ubona ko hari urukundo rufatika ku buryo buri muntu wese yarubona akavuga ati aba bantu kuko bari mu rurabyo bari mu rukundo ibintu bimeze neza. Cyagiye rero nakubajije nyine nkubwira ko ngukunda urambwira uti reka ati ibyo ngibyo nanjye nzabanza mbitekerezeho ariko wabonaga ko nyine nsa nk'uwahangayitse kubera ko n'ubundi nta gisubizo wari wampaye hirya gihe. Ubwo rero nanjye nakomeje kubyigaho ndavuga ko byanze bikunze kugira ngo uhamagare turebe ko wenda twabinoza noneho hanyuma nongere nkubaze ntebe ko wanyemerera nyine dukomezanye urukundo rwacu. Basori seriye koko? Ari seriye nyine wabona n'imbaraga nabikoreshaga ntabwo zari imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero wenda n'agatima nakomeje kugira mukwambira uti ihangane tuza shyira umutima hamwe igisubizo ngiye kugishaka kandi nzaguhereza igisubizo kizima. Tegereje cyatumye nanjye mvuganira nongere ngo uhamagare. Mwazamuzana ku cyumweru nta kibazo nimugoroba. Aho ngaho nta kibazo arabatuganiriza aganirize na mama naza ubwo tuzamwohereza nyuma yaho. Oya ntacyo bitwaye ariko terwa ishema nuko ababyeyi baba byakiriye neza. Papa warabona ko yishimiye umwana. Oya n'ubundi hano mu muryango wacu dukunda abana, nta mpamvu yuko umuryango wanjye wakwanga kwakira umwana wabo. Ntabwo navuga ngo ni umwana wanjye gusa kuko ni umwana wa famiye. Ikintu ugomba gukora Melissa uko byagenda kose ntaziranye na muramukazi we muto ugomba kumubwira akazamukwigishiriza. Rega n'uko uyu mwana akaba yaguhereza impano ku munsi wawe w'ubukwe akahereza na mukase. Nanjye ndafata umwanya wo kuganiriza umwana mbimubwire ntacyo bitwaye. None si ibintu kubera ko ntashaka ko bimenyekana bikiri mu maguru mashya ko urumva umuzanye ku munsi w'ubukwe akaba abitaye mu gutwi ubukwe bugapfa burimo urumva byagenda bite? Ariko umwana wanjye amaze gukura nta kibazo azabyakira rwose. Ariko umuhungu nje ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe rwose mu ntege n'amatwi nk'umusaza. Uyu mukobwa wanje kuba afashe umwanya wo kuvuga tereka nze mbereke umwana mbiyereke yuko ari umugore wawe kabigize ibanga katagiye muri leta ngagiye kukorega wa muhungu wanje we. Ubu naba maze kumuhinyana nkamuha n'ikibanza akaba ari bwaje kukorega kandi waramuduhishe kandi wa muhungu uzankorerisha wa mwana wanje uzankorerisha no igiye no kuja utananyeretse umwuzukuru n'umukazana ntabwo wari wakamunyeretse. Uyu mwana ni umwana mu rugo, uyu we naje mubane n'ubundi n'uyu n'uwanje nta kibazo azadusura nkuko asanzwe dusura n'ubundi tuzamwitaho byiteka ryose. Mwana wa ubu nari mfuye urupfu rubi, ntagira umuntu mpereza agakara, ntagira umuntu ndahurira, ntagira umuntu mvomera amazi. Ubwo ntabwo ari umuntu muzima koko wahisemo neza nuranaza akatugirira akamaro. Imana izahabwa icubahiro, ntabwo tukivuga ryangombe, Imana niyo y'ukuri. Urabitwemereye muze we nugira ikibazo ibintu byamaze gukemuka. Ariko umwana wanjye mwamupfukiranye shungaho uvuga icyo ushaka kuvuga. Baza papa. Papa kuri kuvuga ngo mama ngo mwazanganiriza iby'ubukwe nabyica kubera ikiri kumubuza. Uriya hari gahunda dufite muri iyi minsi, uri kumva? Iyo gahunda irakomeye cyane, rero ntabwo twashakaga yuko uyizamo kuko hazaba harimo abantu bari no kunywa inzoga, nyine abantu bakuru. Urumva mwamwe abana mwinywera utuntu twaji, utuntu tworoshye. Akaba ariyo mpamvu tutashaka kugira ngo atazakuzana kureba abo bantu bari kunywa inzoga hato batazana gusomyaho. Uko nshaka kureba uwo mukwe. Mwana ashaka kureba. Erega uyu mwana amaze gukura ntacyo atumvira. Birumvikana ukuntu bimeze rero wa mwana we. Tegereza gatoya nzakubwira icyo gihe nikigera, sibyo? Nzakubwira ntugire impungenge, ahubwo buri nywera kuri kaji ibintu biraza gukunda. Urakoze kandi mwana.